barahungiye no kugira ngo abantu bari barahungiye ubwabo bakomeze kubaho mu mutekano. Ariko w'icyo gihe hanyuma rero niyo mpamvu inama twakoraga nk'abapadiri ntabwo twabwiraga abantu bari barahungiye abo twitabazaga, twabwiraga ngo twatabaje kanaka uwaduhagaze information, ntabwo twavugaga ngo ni kanaka waduhaye information. Twagira ngo tubabwire ko muri information twabonaga z'ibitero byagombaga kuza muri Semporo muri Sentwaliye, harimo n'abantu bakoranaga inama nabo babaga barimo abasaveri, bakaza batubwira bati mwitonde ejo cyangwa ejo bundi barimo gutegura igitero. Ubu tukabimenya. Hanyuma rero kubera yuko mu mpunzi z'abaguzi zirimo gukorana n'interahamwe ntabari kubimenya, niyo mpamvu twirindaga kugira ibintu dusohora bimenyekana, kuko washoboraga kubishora ugasanga nibo bagiye gutanga. Ni uko nguko rero muri rusange twakora. Na Munyeshyaka batinyaga kuvuga, sinzi impamvu batinya kuvuga, ntabwo yakoze, nta na rimwe yigeze ashaka no kwicisha abo bantu bavuga. Ubuhamya ariko nibyo nababwiraga nti abantu dufite ukuntu tubiho mu buryo butandukanye. Twebwe rero nk'abapadiri ari muri Semporo, ari muri Sentwaliye. Muri Semporo hari hashinzwe Padiri Celestini, ariwe ushinzwe izo mpunzi. Sinzi impamvu batigeze bavuga yuko n'interahamwe naho zahageze zatwaye abantu nabo bapfuye. Nk'uko muri Sentwaliye abantu baje bakabatwara. Icyo gusa nashaka kugira ngo mvuge ku byerekeranye na Munyakazi, ngo twebwe mu nama twakoze umuntu witwa Munyeshyaka kubera yuko araziranye n'abasirikare, twari twaramushinze kujya dutabariza abajandarume bo kuza kudutaha. Mu buryo bajyaga kuzana inyamirambo na hano Caritas, nabyo twari twaramushinze kubera kumenyana n'abasirikare bakomeye. Ibyo ngibyo nibyo nibo kubabwira ni ukuri, ni ubuhamya. Ariko nanone ikindi nagira ngo mbabwire ni uko iyo habaga hari abasirikare baje kurinda kuri Sentwaliye no kuri Semporo, abo basirikare twayitabaje minisitiri arabizi ko yaciye hariya kuri Sentwaliye. Padiri Munyeshyaka akamubwira yuko ibitero byarabaye, akamubwira yuko tumerewe nabi, interahamwe zirimo kuza kwica abantu. Niyo yavuze ati tugiye kureba ukuntu tubafasha. Ubwo nyuma yaho niba yarakoranye na Munyakazi, twagiye kubona tubona abajandarume baraje. Hari abajandarume bari ku muryango winjiraga kuri Profile, kubera yuko abantu bari barahungiye muri Sentwaliye bari mu Kiliziya, inzugi z'inyuma zari zifunze, cyerekana nyine ubwo yigeze kuza igitero gikomeye. Noneho rero twageze n'aho dusaba yuko interahamwe kubera kuzinjira kuko zibonye zije gutwara abantu muri Sentwaliye, twageze n'aho dusaba tuti abajandarume bahari mubabwire umuntu interahamwe zizajya zinjira, imbunda bazajya bazibambura bazisige ku muryango aho binjiraga. Bagiye babikora. Ariko rero iyo hazaga igitero gikomeye, uko bigeze kuvuga ibitero gikomeye by'interahamwe, nta gihe abajandarume bigeze babihagarika, byabashaga ingufu pe. Ndetse wenda na Munyakazi yaza kugera avuga yuko nawe hari ibyo atashoboye. Aho ngaho wenda tutavuga ngo ntabwo yadutabaye, ahubwo aza kwemera ati hari aho byageze birandenga kuko byamurenze. Iyo bitamurenga ntabwo wenda abantu bari gupfa.
ndacyakomeza kuko niba dushaka kuvugisha ukuri tuba tuvuga ibintu bya neza. Mureke twumvikane, turamubaza aradusobanurira. Mureke twumvikane, aravuga we n'ibyazi, n'undi nawe aravuga ibyazi. Mucece twumvikane. Ikindi rero none nababwira ni uko mu bajandarume bari baduhaye kugira ngo barinde aba, harimo bamwe b'umutima mubi bashakaga koko kwabo bantu babica, ndetse harimo bamwe twasabye yuko bahindura, kubera ko bazaga bakavuga bati turirirwa turinze inyenzi, abasirikare bacu barimo gupfira ku rugamba bicwa nazo. Muri abo ngabo harimo abo twasabye baduhindurira. Ubundi mu ntangiriro babandi babwiraga bari ku kibuga, ntabwo murabizi, nibo bajyaga bajya kuvoma amazi bakaza kugurisha n'abantu bari mu kiliziya batashoboraga gusohoka. Bigeze aho rero za nterahamwe ahubwo bavugaga zari aho ngaho hafi kuri Sainte Famille zaje gushyiraho bariyeri, kuko bavugaga ngo barazanira amazi inyenzi. Izo bariyeri rero zimaze kujyaho, niho twiyamaje abajandarume ngo bajya kudufasha no kuzana amazi barabikoze. Niba bakaba batabikoze igihuga nk'ibyo baryaga amazi y'abakiriya bitekaga aho yaba yaturutse cyangwa yaranyije, rero byose n'uburyo byabaye naho ubundi ntabwo tuba tukiriho. Hanyuma rero ikindi navuga ni uko ya tariki ya 17 bavugaga abantu bapfiriye hariya kuri Sainte Famille, jewe icyo gihe uwo munsi ku itariki ya 16 jewe nari nagiye muri paruwasi n'abagabo yitwa Iwi, najyanye n'umunamashoboza Frère Jean Baptiste, namaze kubutabariza yuko ababikira bagiye kuhicira, ababikira b'abasozi bagiye kuhicira aho bari babasize Iwi. Ndamubwira nti iwanyu bahakorere jenoside. Arambwira ati reka tugende tujye kuhazana. Mbanza no kugira ubwoba ndavuga nti sirenga hano hepfo. Arambwira ati ngwino tugende niba uri buze gufata amafa. Ubwo twagiye turajyana, ubwo nimugoroba w'icyo gihe byaranadufashije ku buryo bumwe, kuko guturuka ku giti kinini kugera hano kuri Sainte Famille inkotanyi zarimo kurasa amasasu menshi kugira ngo wenda zibone uko ziza gutwara abantu muri Saint Paul. Ubwo ngubwo twaraje twahageze nka saa 6 z'ijoro, kubera ko imodoka yaje kudupfiraho, ariko guturuka aho ngaho ko twagize amahoro, kuko baratubwira bati muhite mutaturashisha, kuko imodoka baracangaga rero bakatubwira ati muhite mutaturashisha. Ubwo tugeze kuri Sainte Famille, jewe ndara muri porokiri nari kumwe n'abapadiri mushya, kubera ko imfunguzo zacaga kuri ekonomi zijya muri Saint Paul nayo nazibaragira. Hanyuma ubwo muri icyo gihe nibwo twumvise ibitero hirya muri Saint Paul, nako amasasu menshi. Twumvise amasasu menshi, noneho dukeka yuko interahamwe zirimo kwica abantu, kubera ko zari zaravuze yuko abantu bari muri Sainte Famille no muri Saint Paul n'abashakaga guhunga bari basigaye babazana bavuga bati tuzabicire hamwe bitaturishe. Ubwo twahise dutekereza rero yuko ari barimo kwica abantu. Hanyuma ndabyibuka uwo padiri Munyeshyaka niwe wabwiye umusirikare uzandayo witwa Karekezi ati telefone kuri Binadev ubabwire yuko za nterahamwe zirimo kumara abantu bari basigaye muri Saint Paul. Uwo musirikare yarabikoze, ahita amubwira ati ngwino twigopiriye, ati inkotanyi zagezemo. Ubwo yari amaze kumenya yuko atari byo. Hanyuma nashatse kugenda niwe yamubwiye nti
nijoro ntabwo wabona ko wambaye ziriya za kibare isasu bari gukubita byaba bivuga byo n'ibyafite kibare na pistolet yarafite noneho rero icyo gihe bukeye bwaho kubera ko yari yaraye muri profili ba bantu bababwiraga bari ku mashuri ya pirimeri batatinyaga interahamwe bo bari bumvise muri Saint Paul amasasu padiri turagira ngo ni n'amagambo n'abandi bazi nagira ngo babwire mu gitondo w'icyo gihe ko nk'uko bavugaga Colonel Munyakazi yarahageze mu gitondo cyo ku 14 yarahageze ariko ahageze nyuma yaho arongera aragenda hanyuma ariko amaze kugenda abandi mbere y'uko hagera twari tuzi interahamwe ziraza zibonye abantu bari barashwe na Exfar kubera ko bashatse kwihugira bagaragara kure bumvise amasasu bamwe bapfuye abandi bakomeretse interahamwe zo zaraje ziravuga ngo muhumure turabahorera ubwo bamaze kuvuga gutyo njyewe nibwo najyagatse mpita njya kwisha muri Saint Paul icyo gihe rero kuko babivugaga abo bantu bapfiriye mu busitani bwo mu mazu y'abapadiri hanyuma abo bantu kuko bamaze kwica imirambo baje kwishyira muri fose zo bigaraje ya Ekoroba General ariko rero sinavuga tuvuga ngo ukuntu barimo kubica njyewe muri icyo gihe n'abandi bari muri Saint Paul twari natwe turimo kwica nyuma rero nimugoroba nka saa 11 niho General Munyakazi koko yaje kudutwara atujyana muri Ashoji niho twagiye hanyuma icyo gihe na nyuma yaho niho twaje kubona uriya Bernard Kouchner w'umufaransa dusanzeyo turamubwira tuti kugira ngo urebe amarorerwa barimo gukora ugende ujye muri Sainte Famille ujye wigaraje urasanga imirambo ihari ikibuga kandi icyo gihe byari byo bari inkuru twari twamenye nuko iyo mirambo yari ikiri aho ngaho baraje koko bageze icyakora nibyo twavuga yuko abajandarume bari ku rugi kuri Sainte Famille aho ngaho abari bahari sinzi niba hari abagihari ariko bagihari babasaba imbabazi kubera yuko babujije abantu kwinjira kugira ngo batabona iyo mirambo y'amarorerwa yari yakoze